Ni kenshi twibaza igituma insengero mu Rwanda zuzura ugasanga ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bakoraniye hamwe ku munsi w'icyumweru cyangwa mu biterane. Umwimerere wo gukura kw'itorero rya none mu Rwanda bifite isano ya hafi n'abakozi b'Imana batanga umusanzu ufatika mu gusana imitima, kubaka imiryango no gufasha abantu gutekereza kuri ejo habo hazaza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka n'ubuhanga bwihariye bw'abapasiteri b'imbarutso mu ivugabutumwa rya none mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere mu bo tugiye kuvugaho ni Dr Paul Gitwaza. Dr Paul Gitwaza ni umwe mu bavugabutumwa b'urwego mpuzamahanga bafite amateka akomeye n'uruhare rugaragara mu muryango nyarwanda no mu rwego rw'iyobokamana muri Afurika n'isi yose. Yavutse tariki 15 Kanama 1971 i Bujombo mu gace k'imisozi miremire ya Minembwe muri RDC. Ni bucura mu muryango w'abana barindwi wa Pastor Andrew Kayijabika na Leah Nyirabasabaga. Se umubyara yari umupasiteri ukomeye wari warabwijwe n'abamisiyoneri b'Abasuwisi, akaba ari n'abamureze mu ndangagaciro za Gikristo no kubaha Imana kuva mu bwana bwe. Ubuzima bwa Gikristo n'inzozi ze mu bwana, Gitwaza yagize umwihariko mu bijyanye n'iyobokamana kuva akiri muto cyane. Ku myaka 9 yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Abatizwa ku myaka 12 maze akomeza kuzura umwuka wera. Ku myaka 14 yatangiye kubwiriza ubutumwa bwiza no kwigisha abandi. Ku myaka 16 yahuye n'ishurirwa rikomeye. Imana yamuhaye yerekwa n'ijwi ryamubwiraga ko azabaza ingoma y'Imana ku isi yose, akaba intumwa ihamagarira amahanga yose guhindukira Imana. Gitwaza yari afite n'izindi nzozi z'ubuzima busanzwe zirimo izo kuba umupilote utwara indege, ariko ziza gushyirwa ku ruhande kubera guhamagarwa kw'Imana kwayoboye inzira ze. Yize ubuganga n'imiti farumasi muri Kenya, nyuma aza no kuhatangirira inyigisho z'iyobokamana aho bafite doktora. Mu 1995 yagarutse mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, maze mu 1996 atangiza Authentic World Ministries na Zion Temple yakwirakwiye ku migabane yose y'isi. Azwiho ubuhanga mu gusobanura ibyanditswe byera mu buryo bw'iyerekwa, ubuhanuzi n'inyigisho z'imiyoborere mu bwami bw'Imana binyuze mu giterane ngarukamwaka cya Afurika Haguruka. Gitwaza akundana kandi abana n'umugore we Pastor Angelique nyina w'ingeri bakunze kwita Madame Angelique. Basezeranye mu mpera z'imyaka y'1990 kandi bafitanye abana 3 b'abahungu. Mu myaka yashize kuva 2017 kugeza 2023 hagiye humvikana gushyamirana hagati y'abapasiteri bafatanyije gushinga Zion Temple, bituma bamwe bitandukanya nawe, abandi bamujyana mu nkiko bapfa imiyoborere n'imitungo y'itorero. Gusa RGB n'inkiko bagiye bagaragaza ko ari ukwiriye kuguma ku buyobozi bw'iri torero. Gitwaza akomeje kuba inkingi ya mwamba mu ivugabutumwa rya Gikristo rya none muri Afurika, kandi inyigisho n'ibitabo bye bishimirwa na benshi ku isi. Ku mwanya wa kabiri turasanga Apotre Alice Mignonne Kabera. Apotre Alice Mignonne Kabera azwi cyane nka Apotre Mignonne. Ni umwe mu bakozi b'Imana b'abagore bavuga ari kumvikana kandi bafite amateka n'ibigo bikomeye mu muryango nyarwanda. Niwe mugore wa mbere mu mateka y'u Rwanda wahawe inshingano n'icyubahiro ry'izina Apotre. Muri 2006 Mignonne nibwo yashinze Women Foundation Ministries n'itorero Noble Family Church. Women Foundation Ministries igamije gushyigikira umugore mu buryo bw'umwuka, ubukungu no mu muryango unyuze mu biterane nka All Women Together n'amasengesho ya wirira. Mignonne Alice yavukiye i Burundi, akaba ari naho yakuriye. Aho ababyeyi be bari barahungiye kubera ibibazo bya politike mu Rwanda. Yashakanye na Eric Kabera, umwe mu bayobozi n'abatunganya amafilime b'abanyamwuga bazwi cyane mu Rwanda, bafitanye abana 3. Apotre Mignonne yari umukobwa ukunda kwidagadura no kujya mu tubyiniro. Ntabwo yakuriye mu muryango w'abanyamasengesho. Igihe yakiraga Agakiza niwe wabaye uwa mbere mu muryango we, maze abwiriza ubutumwa bwiza umubyeyi we mama umubyara. Azwi inyigisho zo gusana imitima y'abagore, gufasha urubyiruko kwirinda ihohoterwa n'ubuyobe no gufasha imiryango kubaho mu bwumvikane. Muri 2026 yaciye n'agahigo ko kwimika abapasiteri b'abagore 25 muri BK Arena no gushyigikira umugore mu nshingano z'itorero. Ku mwanya wa gatatu turasanga Reverend Dr Antoine Rutayisire.
Revera Dr Antoine Rutayisire ni umwe mu bashumba abavugabutumwa n'abarimu b'indashyikirwa mu Rwanda. Azwi cyane ku nyigisho ze zibanda ku kuri, kwera, kubaka ingo no kugarura ubwiyunge mu Banyarwanda. Binyuze mu itorero rya Anglikani mu Rwanda ndetse n'ibindi bigo bitandukanye, yagize uruhare mu isanamitima rya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yavutse mu 1958, akaba yarakuriye mu bikomeye by'akarengane k'itotezwa rya politike mu 1959 n'1973. Ni intiti ku rwego rwo hejuru, afite masters mu Bwongereza ya Applied Linguistics ndetse n'impamyabumenyi y'ikirenga mu by'iyobokamana, Doctorate in Theology. Yakiriye Agakiza mu 1983 akiri umwarimu. Mu 1990 yafashe icyemezo cyo kuva mu bwarimu, ahita aba umunyamabanga mukuru wa mbere wa GBUR, umuryango w'ivugabutumwa rishingiye kuri Bibiliya mu banyeshuri ba kaminuza kugeza mu 1994. Yarokokeye muri Stade Amahoro muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyuma yaho yabaye umuyobozi wa Africa Entrepreneurship Rwanda ndetse aba na Vice Chairman wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge kuva mu 1999 kugeza 2011. Yabaye umushumba muri AR Saint Etienne Biryogo na AR Remera Giporoso, aho yamenyekanye cyane nka mwarimu urwanya inyigisho z'ubuyobe. Antoine Rutayisire yashakanye na Penny Rutayisire bamaranye imyaka isaga 30. Urugo rwabo ruzwiho kuba icyitegererezo cy'ingo za Gikristo, aho bombi bakunze gutanga ubuhamya ku bibazo n'ibishuko bahuye nabyo, ariko bakabinyuramo binyuze mu gusenga no kuganira. Bafitanye abana buzukuru ndetse bagiye barera n'abandi bana b'imfubyi. Rutayisire yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru mu nshingano z'ubuyobozi muri AR Remera afite imyaka 35. Gusa nubwo yagiye mu zabukuru ku bijyanye n'ubuyobozi bw'ibiro, aracyakomeje ivugabutumwa haba mu Rwanda no mu mahanga. Ku mwanya wa 4 turasanga Bishop Professor Dr Fidèle Masengo. Bishop Professor Dr Fidèle Masengo ni umwe mu bashumba, intiti mu mategeko n'abanditsi b'ibitabo bashywe cyane mu Rwanda. Azwi cyane nk'umushumba mukuru w'itorero rya Foursquare Gospel Church mu Rwanda, rizwi nka Right Foursquare Gospel Church riri Kimironko. Usibye gukorera Imana, ni umunyamategeko uri ku rwego rwo hejuru, ufite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu mategeko. Amateka n'ubuzima bwa Bishop Masengo bugaragaza urugero rwiza rw'umuntu wabyaje umusaruro w'ubwenge n'umuhamagaro, akaba indashyikirwa mu nzego zose. Yavutse tariki 2 Nyakanga 1974 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Professor Masengo ni intiti ku rwego rwo hejuru. Nyuma yo kwerekeza mu Rwanda, yize amashuri makuru muri Kaminuza y'u Rwanda, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu mategeko. Afite PhD mu mategeko yakuye muri University of Antwerp ndetse na Doctora muri Theology. Yabaye umuyobozi w'ubushinjacyaha n'ubuyobozi mu butabera muri Minijiste, aba n'umunyamabanga mukuru muri Kiyaki, aba n'umwarimu muri kaminuza. Muri 2005 yashinze Foursquare Gospel Church mu Rwanda, ufite amatorero arenga 30. Muri uyu murimo afatanya n'umugore Solange Masengo, nawe wari umaze imyaka irenga 15 amushyigikira mu muhamagaro, akaza kwimuka ku muhamagaro nka pasiteri mu Kwakira 2022. Azwiho inyigisho zikoze mu bwenge n'umwuka no guhuza amategeko n'ijambo ry'Imana no kwandika ibitabo byubaka ubugingo nka Intimacy with God, The Grace of God na Beyond Boundaries. Ku mwanya wa 5 turasanga Pastor Desire Habyarimana. Pastor Desire Habyarimana ni umubwirizabutumwa, umushumba n'umwanditsi rurangirwa mu Rwanda, akaba azwi cyane mu muryango wa Gikristo binyuze mu nyigisho ze zubaka ingo, isanamitima n'ivugabutumwa ry'umuryango. Pastor Desire yashakanye na Kiyange Adedarene, bakaba bafitanye abana 2 b'abahungu, Dive na Dan. Bakorera umurimo w'Imana mu rurembo rwa ADP Kicukiro i Kigali. Niwe washinze urubuga n'umuyoboro w'Agakiza TV, wamamaye cyane mu gukwirakwiza inyigisho n'amateraniro yo gusenga mu gusana imitima ku mbuga nkoranyambaga. Inyigisho ze zibanda ku nshingano z'Abakristo mu buzima bwa buri munsi, kwizera no gushaka Imana by'ukuri.
Zimwe mu nsanganyamatsiko zikunze kugarukaho cyane harimo inyigisho z'ingo n'imiryango no kwigisha abashakanye kubaho mu bwiyunge n'urukundo rudaheranwa n'ibigeragezo. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Apotre Joshua Ndagijimana Masasu. Apotre Ndagijimana Masasu ni umwe mu bayobozi b'amatorero bubashywe cyane kandi afite amateka akomeye mu muryango nyarwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Azwi cyane nk'umushumba mukuru n'uwashinze itorero ry'isanamitima rya Evangelical Restoration Church. Amateka ye arangwa n'urugendo rutoroshye rw'ubuhunzi, guhamagarwa n'Imana, guhangana n'ubwoba no kugira uruhare rugaragara mu gusana imitima y'Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yakuriye mu buzima bw'ubuhunzi muri Congo, akaba yarize amashuri makuru muri Université Protestante du Congo i Kinshasa, aho yakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho electronics and communication. Yakiriye Yesu mu 1983. Inyigisho ze zikaba zishingiye cyane ku rugamba rwo gutsinda ubwoba n'ibinyoma, ari naho havutse igitabo cye cyamamaye kuri iyi si cyitwa Delivered from All My Fears. Mu 1989 afatanyije n'umugore we Pastor Linda Umulisa Masasu batangije Jerusalem Ministries i Kinshasa mu rwego rwo gushyigikira impunzi. Mu 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi yaje mu Rwanda gutangiza Evangelical Restoration Church hagamijwe kubaka itorero mu muryango Family Church ryahaye ibyiringiro n'isanamitima bari baraheze mu bikomere. Ubu Evangelical Restoration Church ifite amaparuwasi asaga 80 mu Rwanda n'arenga 10 mu mahanga. Afitanye abana 5 na Pastor Linda aribo Deborah, Joshua, Caleb, Esther na Yedida. Bose bafite uruhare mu ivugabutumwa n'ubuhanzi. Ni umugabo uzwiho kwigisha ijambo ry'Imana mu buryo bw'ubwenge, gushishikariza abashakanye kubaka ingo zikomeye n'urubyiruko guhangana n'ubwoba bumunga icyerekezo cyabo. Ku mwanya wa 7 turasanga Pasiteri Julienne Kabirigi Kabanda. Pasiteri Julienne Kabirigi Kabanda ni umwe mu bavugabutumwa b'abagore bakunzwe cyane mu Rwanda, akaba ari nawe washinze akaba n'umuyobozi mukuru wa Grace Room Ministries. Inyigisho ze zibanda gufasha abantu gukira ibikomere byo mu mutima, kubohoka no guhindura ubuzima bw'urubyiruko binyuze mu ijambo ry'Imana. Kabanda yavutse mu 1980. Akiri umwangavu yari umukobwa ushabutse cyane wari ufite itsinda ryo kurimba mu tubyiniro night clubs tw'i Kigali, ndetse bamuha akabyiniriro ka Brenda Fassi kubera gukunda uwo muhanzi. Ku myaka 18 yatashye mu gicuku avuye mu kabyiniro maze asanga umukozi wo mu rugo ari gusenga cyane. Uwo mukozi yamusomeye ijambo ry'Imana ryamukoze ku mutima, niko guhita afata umwanzuro wo gukizwa muri icyo gicuku. Yize Nyanza muri Espanya, ari nawe wagizwe student pastor. Yaje gushakana na Pastor Stanley Kabanda, umushumba Jubilee Revival Assembly Church, ari nawe bafitanye abana 5. Inyigisho ze zibanda gufasha abantu gukira ibikomere byo mu mutima, kubohoka no kuyobora urubyiruko. Ku mwanya wa 8 turasanga Pastor Jackson Mugisha. Pastor Jackson Mugisha azwi cyane nk'umuvugabutumwa w'ububyutse ubarizwa mu itorero rya Spirit Revival Temple. Yanyuze mu bihe bikomeye mu buzima bwe mu mujyi wa Kigali, birimo n'ubukene bukabije kugeza ubwo yafashe umwanzuro wo kujya kwiyahura ku kiraro cya Kinamba. Mu buryo bw'igitangaza Imana yarahabaye iramurokora, imuhindurira amateka. Yigisha cyane ku guhindura imitekerereze n'uburyo umutima w'umuntu ukwiriye kuba uboneye imbere y'Imana. Anenga cyane abakristo basenga ari benshi ariko bafite imitekerereze ikennye. Kuri ubu akora ivugabutumwa imahanga nko muri Canada no muri Amerika. Ku mwanya wa 9 turasanga Pasiteri Hortense Mazimaka. Pasiteri Hortense Mazimaka ni umwigisha wubashywe cyane mu Rwanda kubera inyigisho ze zo kubaka ingo n'urubyiruko. Yamaze imyaka 6 ari mu buyobozi bukuru mu itorero rya Zion Temple Celebration Center kwa Gitwaza mbere y'uko asezera muri 2017. Kuri ubu abarizwa muri Believe Church Center, akaba n'umuyobozi wa gahunda y'isengesho ya igicanira abarinzi ku nkiki. Azwi kandi ku nyigisho ze kuri internet zitwa Munsi wanjye na ubuzima bwuzuye. Azwi inyigisho zo kubaka umuryango no gukoresha ubuhamya bw'ubuzima bwe bwite no gutoza abandi. Yigisha abakristo kumenya itandukaniro riri hagati yo kwizera no kubaho kubw'amahirwe, ashishikariza abantu gukora cyane n'amaboko yabo.
Ku mwanya wa 10 turasanga Pastor Senga Emmanuel. Pastor Senga Emmanuel ni umwigisha w'ijambo ry'Imana uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga na televiziyo za Gikristo, by'umwihariko binyuze kuri Bohoka TV n'urubuga rwa Senga Emmanuel Official. Yakuriye mu buzima bwa Gikristo mu Rwanda, akaba afite n'umuhamagaro wihariye wo kubohora abantu binyuze muri Bibiliya. Yikunda gukoresha ingero zifatika z'ubuzima bwa buri munsi, ibikomere by'urukundo n'ibibazo by'ingo. Azwi cyane mu gusobanura ibitabo by'ubuhanuzi nka Daniyeli no kwigisha ku buruhukiro bwa Gikristo. Binyuze mu bufatanye bwe na Bohoka TV, inyigisho ze zigera muri Kongo, Uburundi, Uganda n'Uburayi. Izi ni zimwe mu ngero z'abakozi b'Imana bakomeje guhindura imitekerereze y'ivugabutumwa mu Rwanda na Afurika y'Iburasirazuba binyuze mu nyigisho zicukumbuye n'ubuzima bwabo. Mushimira gukurikira ikiganiro cyose kuri Migisha TV, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi tubagezaho umunsi ku wundi bijye bageraho ku gihe. Ndabashimiye.